Welcome to my YouTube channel. So today tugiye guteguranira ifunguro very healthy ryujuje intungamubiri zose twibereye mu rugo mu gihe kitarenze isaha. Stay tuned. So rero mu gutangira nafashe ibirayi byanjye nari maze kubihata wanyuze ukabikataguramo uduce duto gutyo ngiye kubigenza. So niba uri hano ukabuje kuri video, please subscribe to my YouTube channel. Nimumfashe kugira ngire community hano nyine ngire abantu njye mbona mfite abantu nyine bakurikirana ibyo mba ndi gukora. So itufata ibirayi byo ukabicamo gutyo uduce duto duto nkuko ndi kubikora. Maze kubikataguramo uduce duto rero nahise mbifata mbishyira mu isafuriya. Hano ngiye kubitogosa kuko ibirayi turi bukoreshe biraba bitogosheje. Ngiye kubitogosa nahita nshyiramo amazi, ushyiramo amazi ahagije nyine bitewe n'ibirayi byawe. Njye nayo nashyizemo, nahize ugashyiramo n'umunyu, warangiza ukabipfundikira ukabireka bigatogota nyine bigashya neza. Mu gihe biri gutogata rero kwa ko nari mfite igihe gito kandi nagomba guteka ibintu biri healthy, nahise mfata inanasi nari ngiye gukora ji. Hano ngiye gukora ji y'inanasi na marakuja hamwe n'indimu za mandarine. Maze guhata inanasi yanjye rero nahise nyifata nyikataguramo uduce duto gutyo muri kubibona ko nari bukoreshe blender. Iri ahandi blender ufite na blender iri ya juice ushobora kubikoramo, ariko nashaka gukora ji ifashe ni mpamvu nakoresheje blender. Ndamfata marakuja ngenda nzikataguramo gutyo kugira bize kunyorohera kuzikura muri icyo gishishwa, ndangije mbivanga na ya nanasi. Narangiza hano ngiye guhita mbifata byose mbi blending.
iyo urangije kuyiburendinga urabifata ukabicisha mu kayungirizo kawe ukayungurura neza nyine uriya mutobe ubukuyemo. Mwabibonye ko nabikoze nta mazi menshi nashyizemo nta n'agakombe kari karimo k'amazi, kari nk'agace k'agakombe kuko nayishakaga ko irabiryoshye kandi ari umwimerere. So abantu rero batarakora subscribe, please mukore subscribe, and then nzajya mbireka ibintu byinshi bigiye bitandukanye tugende twiga, bizaterwa namwe kandi nyine ikintu umva ushaka kugerageza ujye umbwira ati nifuza kugerageza iki ngiki, nzajya mbakorera amavideo menshi agiye atandukanye. So ngoho nari ndi kugenda nyiyungurura, urayungurura neza nyine ku buryo turiya tuntu ibikatsi bivamo hagasigara umutobe gusa. Icyari gikurikiyeho kwari gufata za manderena zanjye rero nkagenda nzikataguramo uduce duto nkazisaturamo kabiri, narangiza nkazishyira muri aka ngaka gakamura manderena cyangwa indimu iyo ariyo yose cyangwa ronji cyangwa citron, hanyuma ngakuramo umutobe nkagenda nkusukamo hariya mu kayongerezo. Uko nguko ndi kubikora. Iji biryoshye, iji wari umwimerere, uzayigerageza wateguye nk'amafunguro nayo bitegure. Bya birayi byanjye byari bimaze gushya, so ahita mbikuraho mbishyira ku ruhande. Na ji rero nahise nshyiramo syrup, ni syrup ya orange narayikoreye nayo, nzagerageza mbakorere video mbere uko wayitegura. Nasizemo ibiyiko bibiri kuko nari nababwiye ko iyi ji igomba kuba ari naturel 100%, apana bimwe usanga ari isukari gusa. Rero nahise ntangira gutegura ibyo nari bukoreshe mu mboga, zari poivron ngashyiramo n'igitunguru. Yego nibyo nari mfite, nibyo nagombaga gukoresha. Ukagenda bikataguramo gutyo uduce duto dutoya. Maze gukata ibitunguru ku ipanu yawe cyangwa mu isafuriya yawe ugiye gutekeramo, nahise nshyiraho ikiyiko kimwe cya butter, hita nshyiramo inyama ziseye cyangwa viandage. Ndangije nzikaranga. So kubera ko nashaka gucunguza uburyo umwete ku ruhande nahise nkarangamo bya bitunguru n'ubundi nkoresheje butter, nshyiramo igitunguru na poivron, mpita nshyiramo n'inyanya kubera ko nashaka kubikora. Nari nakererewe pe, nari ndi guteka nihuta, ariko uzategereza inyama zishye none nurangiza zisukemo. Hano inyama zari zimaze gushya nabyo byari bihiye, hita nsukamo kwari kugira ngo mbikore vuba vuba, niyo mpamvu nabigendeje kuriya, ariko uzabishyiremo hamwe mu gihe uzaba ufite umwanya. Hano rero nari ngiye gushyiramo ama spices yanjye, nakoresheje curry powder benshi mukunda kwita simba mbiri, nuko nguko ugashyiramo. Ushobora gushyiramo n'ibindi birungo ukunda, nari gushyiramo na magi ariko zari zashize, nahise nshyiramo na black pepper. Maze gushyiramo black pepper nahise nshyiramo na paprika. Gutyo ni kubigenza. Hano wanashyiramo turmeric, washyiramo ibirungo wifuza, nanjye nshyiramo n'akunyu gakeya. Nuko nguko nabishakaga ko birabaza kuba bimeze, iyo niyo test nashakaga. Warangiza ukavanga neza. Ku kariro gake nabitetse nk'iminota 10 cyangwa 8. Hano byari bihiye, nuko nguko inyama zacu zasaga nizo twari gukoresha. Aha nari maze kwarura, ngiye ku meza
ibiryo byanjye niko byasaga kuko twari twakoze ji nahise nshyira amaglace mu gikombe kuko hari ku manywa kandi nyine yari yashyushye nanjye nsukamo yaji nuko nguko yaje imeze yari ifashe yari iryoshye umva iyi ji ndayibatuye noneho marakuja ziba zirimo zituma ji ihumura neza ji ya marakuja n'inanasi umva ibiryoshye ibimeze neza ndayibatuye namwe muzabigerageze so ibi biryo rero murabona ko ryari ifunguro ryuzuye harimo proteine harimo carbohydrates fats byose byari birimo byari ifunguro ryose ryuzuye kandi ni ibintu mwabonye ko twakoze mu buryo bworoshye umuntu wari wese yabyinjoyinga waba uri umuntu kuri regime waba uri nta bintu twakoresheje birenze nta n'ibintu twakoresheje wenda bitari byiza ku mubiri ngo amavuta y'ifiriti cyangwa iki ni ibiryo natetse byari biryoshye no gushyiraho iyi ketchup na mayonnaise bantu banjye umva nabiriye numva nyine ndishimye numva nshaka kubasangiza uko nawe wabitegura niba ubona ko iyi video yagufashije kora subscribe maze ujye ubana nanjye hano kuri YouTube channel yanjye ni Simply Anne tuzajya tugenda twiga n'ibindi bintu bigiye bitandukanye gukora amasuku gutegura ndetse n'ibindi bintu byiza umuntu yakiga umuntu yakitoza nyine kumenya nimukore subscribe munyereke urukundo nanjye nzababera uw'agaciro kandi ingenzi so thank you for watching.